uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku iraswa rya Donald Trump. Trump umaze iminsi arashwe, akaba ariyo nkuru imaze iminsi icicikana hirya no hino ku isi. Aba nariyo barangariye bari kwibaza uko byagenze. Nkimara kubona biriya nabonye ko Satani afite amayeri akomeye cyane. Satani afite amayeri akomeye. Ikintu cyahise kinza mu mutwe ni kiriya giceri Trump ariho na Cyrus ari umwami Kuro w'Abaperisi. Nicyo kintu Perisi. Nicyo kintu cyahise kinza mu mutwe kuko nawe babwiye ugomba kumenya ubuhanuzi, ukamenya ijambo ry'Imana icyo rikubwira. Ijambo ry'Imana ukaryibika, ukamenya icyo rikubwira kuri ibi bihe bya nyuma turi kwinjiramo, n'ubuhanuzi n'icyo giceri nkwereka aho ngaho, ukareba no ukabihuza, ukareba ibi bintu bihatse iki. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku ngingo zikurikira: amayeri ya Satani kuri icyo giceri, iri kinamico ryabaye rihatse iki, ijambo ry'Imana ritubwira iki tugendeye ku buhanuzi mu gitabo cya Daniyeli, ivanjiri ya Tomasi ritubwira iki, ese iyo Trump adahindukiza umutwe bari kumurasa he? Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho. Noneho turebe amayeri bafite tugendeye ku byo bise proje ya 2025 ihatse iki, kuba Trump atarasubitse ibyo yari gukora byose agahita aza hanze, ahubwo agahita anatora uzamwungiriza Vice President, izina Pence, Vance, ariya mazina yose ayatora akurikije iki, kuki ajya gusa. Ese kuki nta na rimwe tujya twumva yaba ari Obama yaba ari Trump ubwe na Biden ubwe bavuga Imana, bakorera Imana. Niyo bavuze Imana babivuga banyuze hejuru gusa. Turebe ukuntu Satani azigira marayika w'umucyo akarimbura benshi ba ntibindeba. Kuki badashyira Imana hejuru? Kuki se ahubwo bafata abantu b'ubwoko bw'Imana akaribo bakoresha kugira ngo bashinyagurire, bakoze isoni Imana, nk'uko tugiye kubireba ukuntu bafata abantu bibwira ngo bazi Imana bakabakoresha nk'ibikoresho, ariko bafite gahunda n'imigambi ya Satani yihishe inyuma y'ibyo bakora. Reka tubyinjiremo turebe rero ibyiraswa by'uyu mugabo ngo ni Trump, uko twabyeretswe, uko twagiye twereka ko uwo muntu azagira imbaraga, uko azagira imbaraga binyuze mu bantu bazashaka kumuramya. Ariko twavuga ko iyi ari intangiriro y'ibintu bigiye kuza mu isi kuri bwa buyobozi bwa Antikristo, ariho byose bigana, ngo tujye kubireba twifashishije ijambo ry'Imana. Niba ukanguke, kuko nakubwiye nti ugomba kumenya ubuhanuzi ukabusobanukirwa. Naranakubwira none nti hashize nk'imyaka 2 cyangwa 3 nk'uko urabibona, amaso yose ugomba kuyahanga Amerika. Amatora ya perezida wa Repubulika muri Amerika muri 2024 mu kwezi kwa 11 hasigaye amezi 4 gusa. Ibiri kuba ngira ngo birakwereka, ibaze noneho ibigiye kuba muri aya mezi 4 asigaye. Tugiye kureba rero muri iyi video, ndagerageza uko nshoboye kugira ngo nguhumure amaso nawe ukanguke, kuko Satani afite amayeri ajimije. Iyo nkubwiye ngo Kiliziya Gatolika nayo ni ya Satani irajimije, nzi ko utabyumva, ariko ibi bintu bya Trump nizere ko bigiye kugufungura amaso.
ingingo ya mbere rero, uko Satani afite amayeri menshi ajimije na kiriya giceri kiriho Cyrus ariwe Kuro na Trump. Twumvaga ko Trump yari atangiye kuzamuka afite abantu benshi bamukurikiye, twumva ko azatsinda amatora bisanzwe, noneho izo mbaraga akazazigira amaze gutsinda amatora bisanzwe. Ariko bigaragara nyuma ya raswa byahushijwe, niba ari nako banabivuga, niba ari ikinamico turaza kugaruka nabyo turebe, urabona ko imbaraga bimaze kumuha zirenze umurengera, biri guca amarenga y'imbaraga z'umurengera Antikristo azaba afite. Kiriya giceri rero, kiriya giceri kimaze imyaka 2-3 cyangwa hafi 4 gisohotse, kikaba ari igiceri kigaragaza urusengero rwa gatatu bagomba kubaka i Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo Trump naza ku butegetsi akongera kuba perezida, byanze bikunze rwa rusengero bazarwubaka, noneho akabyo bizaha agaciro kiriya giceri, kuko nge namye nibaza ukuntu umuntu nakwita w'umwana nka Trump yigereranya n'umwami w'abami Cyrus Kuro. Ni ibintu bitagereranywa. Najyaga nibaza ukuntu nta mbaraga zihagije afite, ukuntu yishyira ku giceri na Cyrus Kuro bari kumwe, ntabwo nabyumvaga. Ariko ubu ngubu urabona ko imbaraga Trump agiye kuzamukana ziri kumujyana ku rwego rumwe rungana n'umwami w'abami, ari byo bashaka gukora. Wibuke ko nakubwiye ngo Amerika yararebye ibona itagomba guhangana, itashobora guhangana n'Uburusiya n'Ubushinwa na biriya bihugu bifite abadiktateri, abanyagitugu. Ntabwo bashoboraga guhangana. Kubw'iyo mpamvu rero, akaba ariyo mpamvu bagomba kureba uko bazanaho ubutegetsi busa n'ubw'igitugu muri Amerika, kugira ngo bahangane n'Uburusiya n'Ubushinwa n'andi mareta. Akaba ariko Antikristo azaza. Tubibonera rero. Niyo mpamvu nagiye mu itegeko nshinga rya Amerika, nkuko ndaza kubikwereka mu kanya, kugira ngo ndebe icyo babivugaho, niba Trump ashobora kongera agafata n'indi manda nyuma. Natsinda iyi manda, niba nta kibaye, bizagenda gute ko yafashe manda imwe, hazamo Biden, noneho agiye wenda kongera agaruke, ese ashobora kongera gufata indi manda ngo tubibone mu mwanya, kugira ngo noneho za mbaraga z'umurengera zizamuke. Urabona ko iyi ni gahunda ndende ya Satani, abantu badakurikira iby'ubuhanuzi cyangwa batareba ibyo ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo bashobora kubyitohoreza. Niyo mpamvu rero mushishikariza gushaka ijambo ry'Imana ry'umwimerere, ugakurikira ubuhanuzi ukabumenya, kugira ngo umenye ikijya mbere. Inkuru y'iraswa rya Trump nayimenye byihuse, ariko nkimara kuyibona nahise mvuga ati ibi bintu harimo ibintu bidasobanutse. Kubera iki? Urabona abantu baravuga ngo iyo adahindukiza umutwe, isasu rya kumufata ku mutwe, bakavuga ngo ni igitangaza Imana ikoze, bakavuga ibi byinshi, ariko njye nahise mbona ko harimo ibintu bidasobanutse. Bamaze kurasa, yagize gutya akora nko ku gutwi, nimba yarakozeho, nimba ubona ukuboko ubona ko nta maraso ariho, yaryamye hasi. Njye reaction nahise mbona kuki aryamye hasi. Ese ari ashobora kuba ari amaraso bamusigiye yari hasi? Ese isasu ishobora kuba ryaramufashe kuko? Ese niba isasu ryaramufashe kuki yakozeho ukuboko ukaba kudafite amaraso? Ubyitegereze neza urebe, ukuboko kwe nta maraso namba ariho. Amaraso agaragara ari uko bamushyize hasi, azamutse nibwo tubona amaraso. Ese biriya bintu bishobora kuba byarapanzwe nk'uko babivuga? Uriya muhungu w'imyaka 20 bavuga warashe, yararara ku mazu hejuru nk'uko ubibona. Ariya mazu ko yari yegereye aho bari abashinzwe by'umutekano bari, kuki batamubonye? Abantu batunze urutoki bavuga bati hari umuntu ufite imbunda, kuki batamwitayeho? Ibi byose ni ibibazo byo kwibazwa. Ese aho hantu bari Trump yarari ari gukorera iriya meeting ye, kuki hari harangaye? Ubundi bajya mu nzu, twavuga tutwenda bashobora kuharangaza, ariko urabona ukuntu harirengeye ku buryo uriya muntu aho yarari hateganye neza naho Trump yarari. Bivuga biti
ese byari byapanzwe? Ibyo bintu byose iyo ubishyize hamwe ukareba ibyo bintu byose, byanze bikunze ntabwo ushobora kwemera iby'itangazamakuru ryabo rikubwira, kereka uri umwana utareba. Ikindi kintu turi burebe mu kanya, ukuntu Trump atahise asubika ibintu byose yari arimo, ahubwo akaza akagaragara nk'umuntu ukomeye nyine warusimbutse, ariko byose ubona ko biri ku mupango. Ibi bintu bigamije iki? Reka tuze dukomeze tubireba. Aba ni abantu rero bari bitabiriye, urabona ukuntu hitegeye abarinze Trump, bari bahagaze uruhande rwe, ariko urebye impamvu babishyize hanze, abo bantu ubona hejuru ni abari bashinzwe umutekano wa Trump, aba babiri ureba n'uriya wundi ureba hirya, bakaba bagaragara ko aribo bantu bari bashinzwe umutekano. Ariko icyaje gutangaza, urebe neza, uwarashe yari ku yindi nzu hirya gato, bakabaza bati ese ni ukubera iki batamubonye? Bakavuga ko nta danje yari ateye, ko yari hanze y'aho bagomba kurinda. Abo ni abantu bari kwirukanka bavuga ko bamubonye umuntu ushaka kurasa ufite imbunda, ariko banga kubyumva. Nkuko nabikubwiye, urabona ko Trump yakoze ku gutwi, isasu rimaze guhita, ariko nta maraso tubona. Nibyo nari navuze, urabona ukuntu ari ahantu hitegeye. Ngiye nkaba nibaza nti, urabona aho yari ari warashe, nkahita nibaza nti kuki twese rero nta wari uhari ngo abiboneshe n'amaso. Tugerageza gukoresha ijambo ry'Imana kugira ngo dusesengure turebe biriya bintu ni ibiki. Bikimara kuba muri iryo joro, babonye ko ba Obama, ba Biden bose bahise babyamaganira kure, baravuga ngo barashaka ko Amerika iba imwe, barashaka gukora ibintu bimeze nk'igitugu kimwe. Nkaba ariyo mpamvu nta gaciro cyane abantu bari kuvuga ngo ni ba Biden bashaka kumwirenza. Nabyo wenda birashoboka, ariko urabona ko bose bameze nk'igiceri, kuko gifite impande ebyiri. Bose bakorera umuntu umwe, bameze nk'amababa y'inyoni ari ku nyoni imwe. Yaba abademokarate yaba abarepublicain, bose bameze nk'amababa y'inyoni. Kubw'iyo mpamvu rero, byose bikaba bigamije guha ingufu z'umurengera Trump. Noneho ya leta, bwa buyobozi bwa Antikristo bashaka kuzazana nyuma, nk'uko tujya kubisoma mu gitabo cya Daniyeli, uwo muntu bazimika akaba ari gutegurirwa imbaraga zikomeye. Ntabwo mpamya wenda ko ari Trump, ashobora no kuba ari nawe, ntawamenya. Ariko urabona ko izo mbaraga z'umurengera, ahantu uwo muntu azazivana kugira ngo bazagire n'aho bamuramya, bamugereranye n'Imana, urabona ko bitangiye. Nimba ukurikira ibintu, urabona imbaraga bari guha Trump harimo bari kuvuga ngo yatumeneye amaraso. Kubw'iyo mpamvu niwe muntu wacu ukomeye, ngo ntabwo yegeranye na Kristo, ngo ntiyegeranye na Kristo. Ariko abantu urabona ko ntabwo bitaye kuri Kristo, ahubwo bari gukurikira Trump kugira ngo bamuhe izo mbaraga z'umurengera. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli wabyanditse kera hashize imyaka 2500 icyo yabivuzeho. Noneho nubona nta marenga bigucira, ubwo sinzi ibyo gukurikira. Daniyeli 8:24, ariko reka duhere kuri 23 tugeze kuri 25 kugira ngo byumve byose. Igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, ubwami bw'abazungu, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenye bitamenyekana azima. Imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizizaba ari ize ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we. Azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguka kurwanya umwami w'abami. Azahaguka kurwanya Kristo, ayo mpamvu azahita aba Antikristo, ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Ni ukuvuga ngo uwo muntu hari, uwo Antikristo, izo mbaraga azazibona, noneho mu mutima we yishyire hejuru, ashake kurwanya Kristo. Niyo mpamvu nakomoje ku bintu mvuga ni ko ba Obama, ba Biden, ba Trump, nta numwe wikoza Kristo, nta numwe uvuga ijambo ry'Imana, nta numwe. Kuko
nka kuriya kuraswa kwa Trump, ahagurutse ikintu cya mbere yagombye kuvuga yavuga Kristo nahabwe ikuzo n'icyubahiro, ashimwe, bashima Imana, babishyire ku mugaragaro, noneho tubone koko bakunze Imana. Ariko wapi? Kubera iki? Kubera ko nyine gahunda ya Antikristo bafite niyo bari gushyira imbere, nk'uko tuzabibona. Nkaba nakubwira nti tegereza, kuko aya matora byanze bikunze agiye kuduha ukuri kurambuye, tuzaboneraho tugafatiraho, tukareba noneho tuti bano bantu bari mu mugambi wa Antikristo ashobora kuzaturuka, bizagenda gutya na gutya, byose bizaba bitangiye kwishyira hanze. Wibuke ko amaso nubwo wayahanga Amerika no kuri wa Trump biri kuba, amaso yose agomba guhangwa ubwoko bw'Imana bwa Yuda buri muri Amerika, kuko byanze bikunze ubwoko bw'Imana nibushaka gusohoka cyangwa se bukagaragara, bukishyira hanze bikagaragara, kuko nta cyashu kitazagaragara, byose bizaza hanze, nibwo tuzabona ukuri nyakuri. Ariko hano mu ijambo ry'Imana bavuga ngo azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Wumve, umuhanuzi Daniyeli byose yarabivuze imyaka 2500 mbere y'uko biba uyu munsi. Urabona rero ko nta wahera uhinyuza cyangwa ushidukanya ubuhanuzi bumaze imyaka 2500, kuko byanze bikunze abera n'ubwoko bw'Imana bazamaze kumenyekana, nibwo bazashaka kugerageza kubiraramo, kuko twese tuzaba tumaze kumenya ubwoko bw'Imana ni bande. Twese abenshi turabizi, benshi nibo wenda bagisigaye basinziriye batabikozwa by'ubuhanuzi n'ijambo ry'Imana ry'umwimerere, ariko abenshi bari mu kuri turabizi, tuzi ubwoko bw'Imana ni bande, tuzi gahunda uko imeze, nubwo tudafite details zose uko zimeze. Nk'ibintu bya Trump, ntabwo twumva ko wenda Trump azazamukana ingufu gutya, twumva ko azazihabwa n'ubuyobozi amaze gutsinda, ariko urabona ko byose ni kimwe, ni Trump, bakamuha imbaraga, noneho izo mbaraga wenda zikazahabwa undi muntu uzaba ari Antikristo, bakoresheje na ba Papa akaba ari we mwigisha w'ikinyoma uzaba uri gukorana na Antikristo kugira ngo babahe imbaraga. Wibuke, inyamaswa imwe ya mbere izaha inyamaswa ya kabiri imbaraga, zizahana imbaraga kugira ngo zizamukane. Urabona, niyo mpamvu ubona ubuyobozi bwabo bwose bukorana, bushamikiyeho Kiliziya Gatolika, imeze nk'aho ariyo centre ya byose. Ibi bintu rero mu myaka iri imbere bikaba bigiye kujya hanze, aribwo abantu bazatangira kuvana akarenge kabo mu idini Gatolika. Idini Gatolika tubabwira iteka ryose ko ari idini rya Satani, ntimubyumve, ngira ngo ni igihe gito gusa abantu bose bakabisobanukirwa. Nibamara kubisobanukirwa, nzi ko buri wese azasimbuka avanamo akarenge ke. Nk'ibi bintu bya Trump ngira ngo birakwereka ko koko iyi ari gahunda ya Satani n'umugambi muremure bafitiye muntu. Ivanjiri ya Tomasiyo rero ibitubwiraho iki? Wibuke, maze kubwira ko bazareba ukuntu bishyira hejuru y'umwami Kristo. Mu Ivanjiri ya Tomasi aratubwira ngo bazakubwira ati dore ubwami nguburiya aho buri, dore umwami nguriya. Nibakubwira ngo nguriya ahari ari mu kirere, inyoni zawe zagutanzeyo. Nibakubwira ngo ari mu mazi, ifi zawe yagutanzeyo. Ni ukuvuga ngo nibakubwira ngo dore umwami, dore ubwami biri hariya, ntuzajyeyo. Niyo mpamvu biriya bintu bya Trump bashaka kumuha imbaraga, akaza akishyira hejuru, ntuzamukurikire buhumyi. Ari nayo mpamvu abantu bari mu kuri, kubera ko Kristo najya kuza, Kristo w'umwirabura, twebwe tuzi ko ari umwirabura, nibyo bizarinda abantu benshi, kubera ko tuzi ko ubwoko bw'Imana ari abirabura. Kuba rero tuzi ko ubwoko bw'Imana ari abirabura, ibyo bintu bizaturinda kujya mu nzira y'ubuhumyi bari gukorera abantu banibindeba, abantu biraye. Urabona ko Bibiliya itubwira ngo azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka no kurwanya umwami w'abami. Azarimbura benshi biraye. Abo bantu, uwo mubisha ugiye kuza azabarimbura kuko biraye. Turababwira tuti muze mu ijambo, muve muri Gatolika kuko ari ryo dini Imana yahanuye kera na kare ko idini ry'ikizera rizaza,
rikayobya benshi bakirara. Twabwira tuti ntimusenge ibishushanyo, Imana irabyanga biri mu mategeko yayo, mugakomeza mugasenga ibishushanyo. Ibyo bintu byose bizatuma mwirara, none mwirara nibwo umubisha Antikristo azabarimbura. Kuko kubarimbura ntabwo ari ukuvuga ngo kubica abavana ibyo byose, ariko ubugingo buhoraho, ubugingo bw'ibihe byose, nibwo ashaka kurimbura ubugingo bwanyu, akazabajyana he? Mwirimbukiro, ariko kurimbura ijambo ry'Imana ritubwira no mu gitabo cya Daniyeli. Umuntu rero wumva ibintu uyu munsi, kanguka ucane ku maso, ushakishe ukuri, ushakishe ijambo ry'umwimerere, uve mu buyobe, uve ibuzimu, uze umuntu, ureke iryo dini urimo rya Gatolika, kuko rizakurimbukana. Ntugire ngo ntitwakubwiye ibi bintu tumazemo imyaka tubikurikira, ariko ukuntu babikora nabo ngira ngo ubone ukuntu bakora birajimije kugira ngo byisobanukirwe. Ni ibintu bihambaye, ni ibintu bijimije. Maze rero kubona ukuntu bishoboka ko Trump azahabwa imbaraga, ukabona ko yafashe manda ya mbere y'imyaka 4 irarangira, bacomekamo Biden, ko Biden ngira ngo mutangiye kubona ko Biden ukuntu yajemo ni ibintu bidasobanutse. Trump akaba afite amahirwe yuko ashobora kugarukamo. Ikintu nahise nibaza kugira ngo akomeze agire izo mbaraga z'umurengera, ese Trump aramutse atsinze inshuro ashobora gufata indi manda noneho ikaba 2 zikurikiranye? Nibwo nahise njya mu itegeko nshinga rya Amerika kugira ngo ndebe ingingo irebana no kongera gutorwa warabaye perezida ikivuga. Ivuga ko bidashoboka kugira ngo wongere ufate indi manda ya gatatu, niyo byaba haranyuzemo indi manda, ariko basigamo akantu kadoze kadanangiye, nk'uko abantu badanangira itegeko nshinga. Buri gihe itegeko nshinga nicyo kikwereka yuko ubuyobozi bwose bwo ku isi ari ubuyobozi bwa Satani. Baryita itegeko nshinga rigomba kuyobora igihugu, rikakiyobora rikurikije amahame n'amategeko y'Imana, nk'uko ariko bavuga ngo biba bishingiyeho, ariko bakadanangira bakadoderamo akantu gasigamo umwanya werekana ko bishobora guhinduka byemejwe na 2/3 by'abatora. Kuki basigamo ako kantu? Nimba ari ibintu itegeko ry'Imana cyangwa ijambo ry'Imana byandikwa rimwe gusa, ntabwo ryongera kwirirwa rihindurwa. Bitwereka ko ibyo bakora mu itegeko nshinga barishinyagurira, barihindura umwanya n'umwanya uko bishakiye, bitwereka ko nyine ni amanyanga baba barimo, ntacyo babitayeho. Bivuze ngo ntibizagutangaze ubonye na Trump biriya bintu babihindura bakavuga bati okay, ahubwo nabo bagahita bavuga bati ntabwo manda 2 zikurikiranyije hanyuzemo Biden. Ari nayo mpamvu ubona bakoresha imbaraga, bakoresha n'amanyanga ngo Abarusiya babyivanzemo, abantu bakigaragambya, Biden akabona iriya manda. Buri gihe ndivuga ko Biden yabonye iriya manda ku kaburembe. Iriya manda Biden ntiyari akwiriye kwifata, ariko bararebye babona igihe kiri kubana gitoya. Trump naramuka ayoboye manda 2 zikurikiranye nk'uko Obama yabikoze, nta wundi muntu wari kubasha kuzaho inyuma kugira ngo asunike ibi bintu bigere noneho kuri iyo gahunda ya Satani. Akaba ariyo mpamvu rero bacometsemo Biden mo hagati, bakavuga bati wenda azaba anashaje, cyangwa se n'ibindi bizaba, ntawe umenye bizaba hagati y'uyu munsi no ku matora. Ibizaba ntawe umenye, ibyo abantu benshi bavuga ni byinshi. Noneho Biden uko azavaho, uko bizagenda, cyangwa se undi muntu bazazana, noneho bakomeze bazane Trump yajya ku buyobozi atajyaho, ariko ashyireho iyo movement y'abantu bamuri inyuma, bamubona nk'umwami n'umukiza wabo. Iyo nkundura igumeho, noneho isunike kugeza muri zo gahunda za 2025 nk'uko tugiye kubibona. Noneho gahunda ya nyayo noneho itifata umujyo. Niyo gahunda barimo ko bazabigenza kose, ariko urabona ko bari kuganisha abantu bose kuri bwa buyobozi bwa Antikristo, nk'uko tumaze kubisoma mu gitabo cya Daniyeli, kugira ngo bazahe imbaraga uwo munyamwaga uzaza gutegeka isi. Umugoroba washize rero nibwo naraye mbonye ibintu neretswe, ntari kubona abantu babivuga, ntabwo ndabona abantu batangiye kubivugaho,
ariko nabibonye nimugoroba washize. Trump aho kugira ngo asubike ibyo yararimo byose, ahubwo yahise akomeza ajya kuri convention y'abarepublika iri kubera Milwaukee muri Wisconsin, ikaba yaratangiye 15 ikarangira umunsi ku itariki ya 18. Icyo ndi kuvugira ni iki rero, aba vice president Trump yagiye ahitamo, ubushize yari afite Mike Pence, ubu ngubu yatoranyije uwo bita David Vance. Nahise mbona ndibaza kuki bafite amazina ajya gusa, Vance Pence, Pence Vance, bihurira he? Nahise nerekwa ko atari ibintu bihuranye gusa, ntabwo ari coincidence. It's not a coincidence. Ntabwo ari coincidence, ntabwo ari ibintu by'uruhurirane bibaye, ni ibintu by'imibare. Mu minsi yashize nandi kureba abantu bashoboka ko Trump yari gutoranyamo vice president bari 8. Muri abantu 8 bose kuki ahisemo Vance, ubushize yari afite Pence? Ni ibintu nabyo byo kureba, mu bantu bazi kureba by'imibare bakoresheje imibare bamenye ibyo ari byo, ariko njye nahise mbona ko ntabwo ari ibintu by'uruhurirane. Urebe ikibyemeza ni iki? Ikibyemeza ni iriya agenda bafite ya 2025 umwaka uje. Trump baramubajije bati iriya agenda ya 2025 uyitekerezaho iki? Aravuga ati reka iyo agenda ntayo nzi, ntariyo nigeze numva. Uyu nguyu yatoye Vance ari mu bantu baharanira ko bayikomeyeho iyo agenda ya 2025, bayikomeyeho, akaba n'umwe mu bakangurambaga b'iyo agenda ya 2025. Ni gute wambwira ko Trump atazi iby'iyo agenda ategeza anayumva ya 2025 agatora umuntu w'umukangurambaga muri agenda ya 2025 ivugamo ukuntu ngo bashaka gusubiza abantu ku Mana, bashaka gukora ibintu byose ngo binyuranye, noneho ariko ibyo bintu byose ukabona ko ni wa mumarayika wigira umucyo kandi ari Satani. Barashaka gukora gahunda zihuma abantu amaso ku buryo abantu bazazira ko bati okay, ariko nyuma bakabajyana mu irimbukiro. Iyo babajije kuki Imana mutayikira imbere cyane, noneho nimba ibyo bintu kuko bigamije gukora umugambi w'Imana, kuki mutegeje ijambo ry'Imana, kuki mudafata Imana ngo bari mushyira imbere mu yimike, noneho twese tubimenye bagaceceka. Uzarebe yaba Trump, yaba Biden, yaba Obama, kugira ngo wumve hari ngo bavuga Imana babivuze nka rimwe gusa, narabakurikiye n'abanakurikiye igihe kirekire, nta na rimwe bavuga Imana. Ese noneho ugahita wibaza Imana bakorera ni iyihe? Gahunda rero bafite 2025 ni ibintu by'urusobe utamenya uko bazabigenza. Hagati aho ariko amaso yose yahange ku matora uko bizagenda, uwo bazashyiraho ari we wese uzamenye ko ari muri gahunda yo gutegura Antikristo. Antikristo rero azategurwa gute? Bazabanza bahe bano bantu imbaraga, noneho ku buryo bategura uwo mwanya wa Antikristo, none we naza azahita ajya hejuru y'ibyo bintu byose bazaba bamaze kubaka, afata izo mbaraga z'umurengera. Niko Antikristo azahita afata isi yose bunyago, kubera ko azaba yarahawe imbaraga n'ibi bintu bari kubaka. Ntatangiye kubona by'ikinamico bari gukorera Trump, noneho akaza ngo ari umuntu ukomeye cyane. Bitega amaso ubirebe kuko umukino nibwo gitangira. Mu gusoza rero, ikintu mbona kibabaje ni ukuntu bajora banashinyagurira Imana basa nk'abayishimaho gute. Urabona nk'uwo nawe yari mu makandida bagomba kuvanamo vice president, ari kuza ashima Imana, avuga Imana, yereka abantu Imana ko ibintu bikomeye. Ariko iyo witegereje disikuru ye, urebye abantu ukuntu bayikurikira, iyo akomeje avuga ijambo ry'Imana, ubona nta bantu babiha agaciro, bacika intege. Ntabwo bashaka kumva ijambo ry'Imana cyangwa Imana, barashaka kumva Trump. Comments zose z'ahantu Trump bari kumuvugaho, ukuntu yarokotse, rire yaraswa, niba byaranabayeho, urebe bose bari kuvuga bati Trump. Niyo bari kwimika, bamwimika. Biriya rero Satani nawe afite ya mayeri, no kugira ngo yereke ko Trump byabaye niyo byarabaye yakijijwe n'Imana, ariko we ntaza hanze ngo yaturashima Imana yaba yaramukije. None akarwo bazana muri ya muntu
avuge iby'ijambo ry'Imana, noneho bayobye abantu berekane ko bari ku ruhande rw'Imana, ariko tuzi neza ko bari ku ruhande rwa Satani. Noneho kubera ko tuzi neza ko muri Amerika badatora, bafate babirabura bose, baravuga ko abirabura bose bagiye guhindukira bakajya gutora Trump, noneho ya myuka yose y'Abanyafurika ijyanwe mu kintu cyiswe gutora Trump, kuko yari agiye kwicwa n'ababisha ba Biden n'aba Obama, akaba yarokowe n'Imana. Noneho bafate babirabura bose, akaba ari uko bazabajyana muri icyo kigare kizahita gikurirwa na Antikristo. Urabona bafite amayeri ahambaye ajimije ku buryo utabizi atari bimukurikira ntushobora kubyumva. Nibimara kurangira rero bayobye, babashyize ku ruhande rwa Trump, nk'uko abantu bose bagiye bakavuga bati Obama Obama Obama, gahunda ze zo kwimika ubutinganyi ntabwo twari tuzi ko arizo gahunda aje gushyira imbere. Uyu munsi umuntu ahubwo yanakwicuza, gusa byadufashije kumenya uko ubutegetsi n'ubuyobozi bwa Amerika bujyaho. Gahunda y'Imana ntawayikumira, wenda byari no muri gahunda y'Imana kugira ngo umugambi wayo wa nyuma usoze, akaba ariko ba Obama bajemo, ibi ba Trump bari gukora byose, ibyo bakora byose, ba manyanga yose bakora, uburyarya ngo twabisomye mu gitabo cya Daniel, ibyo bakora byose biranditse, byose bizaganisha kuri wa mugambi w'Imana, ubwo umunyamwaga umuyobozi uzaza ku butegetsi ashaka kwimika ngo ajye hejuru arwanye umwami w'abami Kristo, akaba aribwo azahananurwa. Imana irabihorera kugira bazabanze bazamuke 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 bazamuke, nibumva bageze hano aho bageze kabisa, bamaze kubaka ibyo bubatse, Imana izahananura. Wibuke ko Imana yacu ari Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo. Ibyo yakoze ku nyanja itukura twarabibonye, ariko ubu ngubu bigiye gukora bizatuma twibagirwa ibyabaye ku nyanja itukura, kuko ari ibintu amaso ya muntu atari bwabone. Ngayo nguko rero, tegereza ibigiye imbere, turebe iby'amatora uko bazabigenza, uko bazafabrika ibi bintu byose, bagakora amanyanga, bakanyanganya, bakora ibyo bashaka byose, ariko Imana izaberekana, kuko turi kwinjira muri bwa buyobozi bwa Antikristo. Bari guharurira umuhanda Antikristo kugira ngo azaze yemye ayobore isi yose, nubwo tuzi ko atazarama igihe kirekire, azamara imyaka 3 gusa n'igice. Noneho ubuyobozi bw'umutware w'abami, umwami w'abami Kristo Yeshua HaMashiach aze yime ingoma, yimane nabe, kugira ngo noneho amahoro asakazwe n'isi, abantu bakora ubwami bw'Imana bambikwe amakamba, bashashagirane nk'inyenyeri nk'uko byanditse. Ngaho nguko rero, shaka ukuri kukubohore, ukuri kukubature, kuko ugomba kumenya ijambo ry'Imana, ukamenya ubuhanuzi, ukavuka bundi bushya, ubatizwa kugira ngo nawe uze mu bazambikwa amakamba. Noneho dushaka ukuri, dukunda ukuri, dukundisha abandi ukuri, dusangize abandi ukuri, kwa kuri uzaza ukimika ingoma y'umwami w'abami Kristo hamwe nabe, azambika amakamba, nawe ntuzabure mu byo twifuriza. Ushaka ukuri rero, ushaka ijambo ry'umwimerere, uze urisangize n'abandi kugira ngo nawe ntuzabure bazambikwa amakamba, bazashashigirana nk'inyenyeri. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.